atwara umugore w'umudiyakoni. Noneho wa mudiyakoni ajya ku rurembo kurega pasiteri, ku muyobozi wa pasiteri nyine. Inkuru urimo urayumva neza? Ndayumva nyine. Umudiyakoni yatwawe umugore na pasiteri. Noneho wa mudiyakoni aravuga ati pasiteri wantwariye umugore kanjye kumurega ku muyobozi uri ku rwego ruri hejuru, niba ari buba ku rurembo simbizi. Noneho ngo agezeyo kwa wa mushumba mukuru wo ku rurembo asanga umugore wa pasiteri wundi wamutwaye umugore nawe akenyeye isume ku mushumba w'ururembo. nuvuga ngo ni ugutwara umugore w'ukuri munsi. ubu ufite ububashumba mariza munda aza gushikuza pasiteri Tarisisi iryo gaburo rero bwo ni umugati undawutamira vuba vuba. Ndagira ngo murebe nk'iyo filime umuntu avuga ati ntukigaburo undi aturarica. nta sisitivari oya ntazibamo. Uyu mushumba yahise ahora ku mwanya rero wo gusangira kwera icyo twita igaburo ryera ritagatifu rigizwe n'umubiri wa Kristo, rigizwe n'amaraso ya Kristo nk'uko muri ADPR umugenzo n'umuhango bikorwa. Uyu mupasiteri yaje gukaraba, abadiyakoni bamukarabije nk'uko bisanzwe. Abadiyakoni mu gihe cyo gutanga ifunguro ryera, wa mupasiteri mutoya bamaze kumuzanira agakombe, bamuzaniye umutsima, urwibutso rw'umubiri wa Kristo, abadiyakoni barumuhereje, yagiye gushyira ku munwa, agiye gutamira iri gaburo ryera. Mugenzi we abibonye turagatsindwa n'Imana, wanyiriye umugore ntabwo ukwiye kurya iri gaburo. Undi nawe atamira vuba vuba bwango amira bunguri. Amaze gutamira vuba vuba baje kumwima urwibutso rw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo. Ubwo yabonye umubiri wa Kristo nawe awuriye vuba, ariko biza kurangira bamwimye urwibutso rw'amaraso y'umwami wacu Yesu Kristo ngo yamwibiye umugore. Nawe ahita agaruka aramubwira ati nanjye wantwariye umugore. Ibyari igaburo bivamo kwibana abagore, ibyari igaburo bivamo kwibana kw'abagore, urubanza ruba rubereye aho. Umugore umwe aturuka muri kote imwe ati koko njyewe pasiteri yarantwaye mba umugore we. Undi mugore nawe aturuka kuri kote yindi ati nanjye koko yarantwaye mba umugore we. Noneho ibyo biba bihindutse delegatwari cyangwa gasipiyaje cya deranjoma mu rusengero. Wowe udukurikiye, iyi ni Imbabazi TV 3, ukore subscribe no muri comment utanga igitekerezo uko byumva. Iyi ni channel shyashya, inkunga yawe yo kujya udukurikira cyangwa se tubana mu biganiro bya misi yose ni ugukora subscribers cyangwa se sabone mu Gifaransa, ukajya ubasha gukurikira ibiganiro byacu umunsi ku wundi. Eske rero mu rusengero bimaze kuba akajagari, ubwo urumva abakristo bumiwe, umwe yifata uku, undi yifata uku, undi arumirwa, abandi bikorera amaboko, ibintu biza bikomera kandi kubera abadayimoni. Ni gute pasiteri yiba uwundi mupasiteri mugenzi we umugore? Bose bakuze barabaye abadiyakoni, bakaba abarimu, bakaba abigisha, bakaba abavuga butumwa, bagasura abapfakazi, bagafasha imfubyi, bagatanga amaturo, bagatanga icya-cumi, bagatanga umutima ukunze. Ariko sekibi irwanya itorero. Dayimoni yo gatsindwa n'Uwiteka wayitsinze, twizeye twiringiye ko Bibiliya ivuga ngo Uwiteka uhane Satani. Niki kiba kugira ngo pasiteri abenguke umugore wa mugenzi we amumwibe, n'undi nawe nanone bamwiba umugore, bose bibana abagore? Ibyo bintu bibesokere umwaka, bibesokere imyaka 2, kugeza ubwo biturika. Ntibinaturikire mu muhanda, ntibinaturikire mu kabari kuko ubundi abo ni abapagani, ntibinaturikire mu isoko cyangwa se mu nzira, ariko bijye guturika, biturike ku munsi w'isangira cyangwa w'igaburo ryera, bikaba ariho bihomboka. Ngira ngo iyi ni inkuru ibabaje, ngira ngo iyi ni inkuru y'agahinda, ngira ngo iyi ni inkuru y'akamaramaza. Nuzayumva uzacika umugongo.
zacika umugongo kuko ni inkuru ibabaje, si iyo duhimbye. Nk'umunyamakuru wayikozeho akantu gato uraza kumubonamo, ntabwo uyu munyamakuru ari uwiga viyuzi. Umuntu uhaguruka akabonana na Sultani Makenga ntabwo ari uhiga viyuzi. Umuntu ujya i Buganda akavugana n'umugaba w'ingabo za Uganda ntabwo ari viyuzi. Uretse ko twebwe rero nk'abakristo muri ADPR none turishyikira, iri ni itorero ndimo, amakuru nyafite 5/5 cyangwa 5 n'agasheri kabo. Mu by'ukuri rero uyu mwanzi winjiriye itorero kugeza ubwo abashumba bibana abagore. Kandi bose umwe akagira ati umugore wa mugenzi we araryoshye, undi ati umugore wawe araryoshye. None bageze ku igaburo bararishwanye, basangiye abagore, bibana abagore, banyuranya abagore, bagurana abagore, ariko gusangira igaburo ryera biranze. Umwe ati nturirya, undi ati ndarirya, umwe rimize vuba vuba busambo, ati mutambuza, mutarinyamburira ku munwa. Akamaramaza, inkuru y'agahinda, inkuru y'umubabaro. Ntabwo ndi kubyumva, uze kwandika muri comment utubwire. Sindi no kubisobanukirwa. Ni ikintu yenda twumvaga ko abasore bajya mu ntege nke, n'umuntu akajya mu ntege nke agasambana, n'umuntu agasambana n'umugore utari we cyangwa umukobwa, ariko kugeza ubwo mu rurembo rumwe, paruwase imwe, abantu bibana abagore, umwe akinjira undi asohoka. Haba hari inama izaba y'ururembo itanabaye, ugahamagara umugore wa pasiteri ati hari amahugurwa ngiyemo, umwe agasezera mu rugo rwiwe akiba umugore we, undi agasezera mu rugo rwiwe akiba umugore wundi. Ubwo umwe akabeshya undi, undi akabeshya undi. Ubwo wowe ugasigara ku rugo n'undi agasigara ku rugo, kandi babiri bagiye. Mwari mwakoze agashyi inkuru cyakora nigeze nyumva muri Kenya, aho abagabo babiri bavukana baguranye abagore byemewe n'amategeko. Niho iyo nkuru nigeze nyumva, barabagurana byemewe mu mategeko. Sirivupure mvuze ngo byemewe hehe, mu mategeko barabagurana birabahira. Niho iyi nkuru naherukaga kuyumva. Sinarinzi rero ko no mu bakozi b'Imana cyakora ADPR, ntabwo nanone mvuze ADPR yose, abumwe agatukisha bose, ariko muri ADPR muradusebeje. Reka mbivuga uko nguko mu rurimi rwakumvikana, muradusebeje, ntabwo bibaho. Niba ari umuco wo kudahana, niba ari uko abantu babisuzugura cyangwa abantu ntibabyumve, ariko ndagira ngo nkubwire ko ni ibintu babaje mu itorero ADPR mu ntara ngira ngo y'Uburasirazuba, mu rurembo yenda ntavuze nanone. Uyu ni umubyeyi pasiteri wibye undi umugore, byaje kuba nanone bikomera. Abapasiteri bibanye abagore bo muri ADPR, umwe agatwara uwe n'undi agatwara uwe, bakagurana. Byaje kuvamo amahari n'impaka. Ngira ngo ndaza kubashyiriraho video kugira ngo mubirebe neza. Ndabashyiriraho video, ndetse sijya ubikozeho inkuru bwa mbere, n'abandi banyamakuru babikozeho inkuru. Ubwo yinjiraga mu rusengero rwa ADPR nk'uko bisanzwe, umwe ni pasitoro, undi ni revera pasiteri Sekabwa. Ngira ngo baje kuba bajya bidatahuritse, ni ibintu bitumvikana, aho pasiteri yiba mugenzi we umugore mukuze imyaka 20. Ubundi tuzi ko abantu mutubwira ngo imyaka mitoya ngo umuntu abarwana n'umubiri, ngo ariko iyo bigeze mu myaka hejuru ya 35 n'umunani 40, ngo amaraso arabora umuntu agakizwa 100%. Harimo adahora, haba harimo adahora, haba harimo adahora, kuko ayaba basaza ni umwihariko. Bigaragara ko ADPR ivuguruye ikemerera ko abantu bazana umugore urenze umwe. Bigaragara ko abantu bakihutira gushaka abagore babiri. Biraboneka ko muri ADPR namwe mufite ikibazo cy'uko
umupasiteri wo muri ADEPR ashobora kuba yatunga abagore babiri, ariko nabyo yenda bizaza ntawamenya, kuko niba bibana abagore kuri uru rwego, abasilamu bo bemerewe abagore bageze muri 5, bigaragara ko namwe umugore umwe adahagije. Umugore umwe muri ADEPR ntahagije, ntabwo yaba ahagije, kuko niba mwibana abagore mukibana abagore, bigaragara ko umugore umwe atakunyura ataguhagije. Ku rwego rwo kwita ukora iki? Uriba umugore wa mugenzi wawe, kandi umwibe n'umutima mwiza, umwibe kuri uru rwego. Ntabwo rero ari inkuru nziza ku itorero ADEPR mu Rwanda, ntabwo ari inkuru nziza ku mukristo uri mu Rwanda cyangwa hanze y'u Rwanda, si n'inkuru nziza ku muntu uri hirya cyangwa hino, ahubwo iyi ni inkuru ibabaje iteye agahinda. Musengere itorero, musengere ishengero, muririre itorero, muririre umurimo w'Imana, kuko Satani wahagurukiye itorero ari kurirwanya, ashyizeho imbaraga ziwe zose n'umwete wiwe wose n'ubwenge bwe bwose. Nakubwira rero ngo dusuye ari ubwa mbere, ni channel nshya nibyo uri kubibona, ariko ukore subscribe. Iyi ni inkuru turi bukurikirane neza, tuzasura aba bapasiteri turebe neza uko umuntu yabavugisha icyo babivugaho. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha, turabashimiye, ndetse abari muri uru rurembo mutwandikire muri comment. Bye bye.